Grace of God over your life. Ndabona na Vestine. I can see Vestine na Idris. Yes. Nimuhaguruke mushimira Imana. Stand up. Nimuhaguruke. Ayo machi ni macheya. Give them a better welcome. Yes. Imana ibahe umugisha. God bless you. Yes. Vestine uhesha umugisha abantu benshi. Vestine, you bless so many people. Uri umugisha udasanzwe. You are special blessing. Kandi turashimira Imana yagushyize iruhande undi mugisha. We thank God that put you besides another blessing. Uzakomeze wake mu izina rya Yesu. Continue shining in the name of Jesus. Yes. Imana ize kwikuba gatanu. Let's yari ataraba mutima w'urugo yarakira umutima wo ku mihanda hanze aho. Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umukobwa araho ni mwiza yarakarabye yarisize aracyo ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakugure menshi. Ese mukobwa mugore nibura ibyo urya n'ibyo utunze n'ibyo wifuza uruhare rwawe rungana na kangahe kwijana mu mbaraga z'amaboko n'ubwonko hanyuma kuki utekereza ko umugabo agomba kuba afite amafaranga wowe ukaba ushoreye umutwe musa? Koko ni ibi bintu bivugwa niba ariko biri twaba dufite ikibazo twaba turuhira ubusa yari ataraba mutima w'urugo yarakira umutima wo ku mihanda hanze aho. Icyubuntu bw'Imana mugendanye. You cannot come to the room of grace and miss carrying over a portion of the grace of God over your life. Ndabona na Vestine. I can see Vestine na Idris. Yes. Nimuhaguruke mushimira Imana. Stand up. Nimuhaguruke. Ayo machi ni macheya. Give them a better welcome. Yes. Imana ibahe umugisha. God bless you. Yes. Vestine uhesha umugisha abantu benshi. Vestine, you bless so many people. Uri umugisha udasanzwe. You are special blessing. Kandi turashimira Imana yagushyize iruhande undi mugisha. We thank God that put you besides another blessing. Uzakomeze wake mu izina rya Yesu. Continue shining in the name of Jesus. Yes. Imana ize kwikuba gatanu. Let that gift be multiplied 5. Ubukwe bwe rero bwagiye buvugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Bamwe bavuga ngo Vestina ashatse kwite inda yaba yarayitewe na Irene. Bamwe bati uyu Vestina arashuhaguje ashatse akiri muto. Harimo n'abavuze ngo ni Eliminata ngo bagiyemo ngo ibimuteye gutuma ngo bashaka ngo akiri muto cyane, dore ko yari amaze igihe gito yarangije kwiga amashuri 6 yisumbuye. Ariko icyo ngicyo ntabwo aricyo kituzanye aka kanya. Uyu munsi tuje kubibwira amakuru ari kuvugwa yuko uyu nguyu Vestina na Idrissa ADEPR yaba yaranze ubukwe bwabo. Nkuko mwabirebye rero muri video y'ubukwe bwe, uyu mukobwa Vestina yari yasukishije, sinzi kuntu birabisuku abakobwa mu byita, gusa yari yasukishije yanyereje, kandi murabizi yuko mu itorero rya ADEPR ibintu nk'ibyo ntago biba byemewe. ADEPR aribwo yakomezaga yibaza ati umukobwa yakuriye muri ADEPR
akayibamo igihe kirekire cyane, ni gute yaba ageze hejuru ugasanga nyine nibwo yirengagije cyangwa yitesheje agaciro? Bigenda bivugisha abantu benshi bagiye batandukanye kuba yarasukishije kuri, ariko n'ubundi andi makuru ku ruhande ahari nk'uko mwabonye muri ya video hariya bari bagiye gusengera muri Grassroom Ministers, ntabwo ari ADEPR. Umugabo wa Vestina ntabwo ari umuyoboke w'idini rya ADEPR, niho makuru ahari. Ariko none abantu bakaba bibaza bati ubwo ngubwo Vestina yarabwiye umugabo we Idirisa ati reka tujye gusezerana muri ADEPR, ariko ADEPR baramwangira kubera yuko amashusho yagaragaye ku murenge Vestina yari yishukishije, kandi bira mu itorero rya ADEPR ntabwo biba byemewe. Ubwo ni ukuvuga ngo amahame y'itorero yarayishe. Ariko n'ubundi ku rundi ruhande uyu mugabo we Idirisa ntabwo yari umuyoboke w'idini rya ADEPR, akaba ariyo mpamvu ADEPR yanze ubukwe bwabo. None rero hari twababonye muri ririya dini rindi ntabwo ari ADEPR bagiye gusengeramo, babakira nk'abashitsi, abantu benshi barabishimira. Amakuru ari kunugwanugwa rero ari kugenda avugwa hirya no hino, ndetse agaruka no kuri ibi bintu byabo, ubanze bagiye gusezerana mu rindi dini atari ADEPR. Abantu bati ishano ryacitse umurizo, iyi couple yabo iratandukanye. Ese bazongera kumvwa nk'uko bumvwaga mu itorero rya ADEPR bakora ibitaramo bitandukanye, batumire bahibira ko ugasanga nyine nabyo babikuyemo amafaranga, babonye n'amafaranga nyine, ugasanga nyine abantu benshi nibyo bari kugenda bibazaho. Ariko amakuru ahari neza adashidikanywaho nuko uyu mugabo we Idirisa agiye gusezerana mu rindi dini atari ADEPR. Mwibutsa ko uyu mugabo Idirisa arusha Vestina imyaka 14 yose. Umugabo afite 36, umugore akagira 21. Tayari ubu Vestina yamaje kuba umugore, imyaka 14 kumva ko ari byinshi. Ariko hari n'andi makuru yakomeje kugenda avugwa ngo uyu Vestina yaba afite, uyu mugabo we Idirisa yaba afite undi mugore n'umwana. Ndakeka abantu bahora kuri izi mbuga nabyo mwarabibonye. Ariko andi makuru akavuga ati yaje mu Rwanda ngo azanywe na misiyo ngo y'ubusirikare. Ubwo ni aba content creator b'inyarugenge nyine, ni baba YouTuber b'inyarugenge. Gusa uyu mugabo ngo kuba yarashatse atinze, ntago afite umugore n'umwana nk'uko mwabibonye mu makuru nyanyuboze, ni ukweshya. Ahubwo uyu mugabo we ni umukire. Urabizi ko abantu bafite amafaranga aba ari abantu badapfa gushaka uko bihuse. Ariko uyu mugabo we rwose ngo afite amafaranga menshi cyane, kuko ngo yize n'amashuri menshi cyane. Ukumva ko urugo rwabo rugiye gukomera. Vestina nawe yari akamodoka yari afite abazungu bamuhaye cya gihe ubwo yasohoraga alubumu we na Dorcas. Umugabo we nawe afite ngo imiturirwa ikomeye myinshi cyane aho ngaho muri Burkina Faso. Ariko harimo n'abandi ngo yuriye indege ngo aragenda. Oya, baracyari mu Rwanda, ntabwo ari bagenda. Kandi nabira byose biba byaragiye bibavugwaho, nabo nk'abantu nyine bahora kuri izi mbuga baba barabibonye nyine tu, ntabwo baba bari aho batari babibona. Ariko andi makuru tutagenda tutavuze, ntabwo nagenda ntayavuze, ngo na Dorcas ngo afite umukunzi ngo muri iyi minsi nawe ngo ubukwe bwe turaba twabutashe. Nuko rero abafite amakote nimutangire kuyahanagura. Uri kumva ko rwose uru rugo rwabo isibye n'amagambo wenda agira agavuga, n'ubundi umuntu kuvugwa byo nta birenze. Umuntu w'umusitari wese aravugwa n'urucabana, ahubwo utavuzwe ntabwo waba uri n'umusitari. Kandi umuntu w'umusitari nk'uyu nguyu yakoze ibintu nk'ibi ngibi bitangaje, byanze bikunze abantu benshi babiboneramo inyungu. Nuko rero niko byari byifashe. Uyu Vestina sinzi niba bari hanze y'idini, sinzi niba azakomorerwa cyangwa agasaba imbabazi bakamwemerera, dore ko n'ubundi Idirisa atari umu ADEPR. Ubundi wenda byakunda Idirisa na Vestina bakaba basezerana mu idini rya ADEPR, uyu Vestina akagaruka nawe akaba umunyamuryango. Dore kwisukisha gutyo muri kubibona kuri ayo mashusho nibyo byatumye muri ADEPR mu Rwanda bamuhagarika, kuko mu mahame ya ADEPR kwisukisha ntabwo biba birimo kwambara amaherena,
kwambara ibikomo no kwisiga ama makeup nk'uko yari yimakiye, ku minwa yashizeho ibindi bintu no kwambara ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo muri kubibona amabere yari hafi kwanama. Uri kumva ko ntago ADPR ibintu by'urukozasoni ibyemera cyane. Nuko nguko rero nasoza njye banyita Emmy mwumvaga kuri mikoro, iyi ngiyo ni Kibale TV.